Reka rero tubabwire ngo mukomeze kugenda mukira ibihe byiza cyane bari hirya no hino abadukurikiye bari bwota amasimbi tubabwire ngo ibihe byiza cyane hanyuma rero nabibereye iwacu Rwanda reka tubabwire ngo mugire ibihe byiza cyane hanyuma rero ahangaha tukaba tunyarukiye mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba ubwo nyine ni mu murenge wa Rwinkwavu hanyuma rero muri quartier bita Kidudu hanyuma rero reka mbabwire ni nongeye no kuramutsa abanyakidudu abayobozi bose b'intara y'Iburasirazuba mbabwira ni bihe byiza cyane kandi no kuba mwaduhaye ikaze tukaba twageze hano mu ntara y'Iburasirazuba katubabwira ngo mugire ibihe byiza cyane iyi rero ni Messenger TV turi kumwe n'umugabo umeze neza cyane ubona ko ari baragenda yihereza ku mazi araza rero n'ubundi atangira yongera nanone kutwibwira nubwo hari igihe twigeze tumumenya ariko ubu noneho twavuganaga nawe turi mu biganiro bitandukanye ariko uyu munsi twamusanze mu ntara y'Iburasirazuba ubwo ni mu karere ka Kayonza muri Rwinkwavu muri ahantu bita muri quartier bakunda kwita Kidudu nimba ari Kidudu ubwo araza no kutubwira neza hanyuma rero ndagira ngo atangire yibwira abadukurikiye hanyuma tubone gukomeza. Murakoze cyane inshuti zanjye kandi inshuti z'umuryango mugari w'itorero rya DNPS ndetse n'inshuti za Messenger TV uko mukunda kudukurikira kenshi ndetse na Jado n'abandi bari hirya no hino hanze y'igihugu cy'u Rwanda mu ntara natangira rwose na mbere yuko mbibwira nsuhuza kandi nshimira abantu bo mu ntara y'Iburengerazuba bakunda kudukurikira no kuduhamagara ndetse no kudushyigikira cyane mu buryo bw'amasengesho navuga mu karere ka Nyamasheke Rusizi Rubavu cyane Rubavu kandi nanizeza abanyarubavu ko ejo bundi tuzaba twagiyeyo kubataramira no kubagezaho ubutumwa bwiza uko tubutumwa n'Imana hariya muri uriya murenge wa Mudende. Hanyuma rero urakoze kunyakira kugira ngo nibwire abadukurikiye mbahe n'ikaze ngira ngo mu karere numvishije wihaye ikaze kandi nagombaga kubanza nkaguha ikaze. Ni Revera Pasteur Karemera James mumenyereye mu biganiro bitandukanye hari ikiganiro duherutse gutanga cyiza nacyo cyasobanuraga ku buzima bw'itorero Nshumbye kuko ndi umushumba mukuru w'itorero rya DNPS Disciple National Pentecostal Church hanyuma nkaba nkora ivugabutumwa ryagutse nk'uko mubibona haba ku bitangazamakuru byinshi ngenda mbwirizaho bantumira bansura nk'uko mwasuye ubwo reka mbe mpini yaho ndi umugabo ndubatse mfite umugore umwe n'abana babiri rwose kandi beza b'abahungu n'umugore nkunda ubwo rero mpaye ikaze abankurikiye ndetse namwe abansuye mbahaye ikaze. Okay hanyuma rero nta kindi gitumye tugusura turabona umeze neza cyane wenda ni byinshi cyane tuzagenda tugarukaho ariko by'umwihariko uragize uti mfite umuryango ugizwe n'umugore ugizwe n'abana hanyuma ukaba ari n'umunyarwanda nk'uko bivuga ubwo tuvuze muri make ni umuco nyarwanda naho turaza kuba wenda tugarukaho ariko tugiye kugaruka nanone ku kintu ukunda kuvuga cyitwa umuco n'umuryango. Ni byiza rero ko utangije uvuga uti mfite umudamu mfite ubwo n'umudamu umwe kuko babaye abadamu ubwo baba babaye benshi ese kubera iki wahisemo gushaka umudamu umwe n'ushake benshi wenda reka duhere kuri icyo. Reka nsubize wenda nihuse kuko hari icyo warukomeje cy'umuco n'umuryango turi bugisubizeho turagisubiza ariko ngiye wenda ndashaka kumenya impamvu yawe bwite yatumye ushaka umudamu umwe cyangwa waba warashatse benshi kubemeramana umudamu umwe bigenwa n'itegeko ritagatifu n'itegeko ry'igihugu ariko kuriho ku mushumba mba nshumbye abadamu benshi ariko ntabwo uri umugabo w'abadamu. Icyanditswe cya Yesu yaravuze ngo niwe mugabo w'abapfakazi ntabwo yavuze umupfakazi yavuze abapfakazi yashaka gusobanukira ashaka kubasobanura ko abo bose bangana ushobora gufasha mu buryo bwo kubayobora kubihanganisha
no kubasubiza mu buzima busanzwe, ku batakaje abo bashakanye nabo, mu yandi magambo bashatse bose bakwitwa. none se mubemeramana wenda nsubize rero icyo cyo warumbajije, kubera iki nahisemo kugira umugore umwe. Bibiliya tuvuga ubutumwa cyangwa se ibyanditswe byera bisobanura ko umuntu ugeze ku cyiciro cyo kuba yaba umuvugabutumwa, yakwigisha abandi cyangwa se guhindura abandi, nk'uko itorero ryacu ribyemera ko duhindura abantu kuba bigishwa ba Yesu, ni umuntu ufite ibyo asabwa kuba yujuje. Mu byo asabwa kuzuza rero habamo n'iyi nshingano imwe tuvuzeho, kuba ari umugabo w'umugore umwe, utararekeye abagore benshi, utifuza abagore batandukanye, akaba ari umugabo w'umugore umwe kandi anyuzwe nawe. Nako reka tujye tukongeraho, nubwo mu byanditswe batakongeraho gutyo, ariko ngewe nongeyeho akabana kuvuga ngo kandi anyuzwe nawe. So rero numvishije evanjiri kandi mpitamo kuyoboka. Bivuga noneho ko umupasitoro cyangwa umunyetorero washatse abagore benshi abanyuranyije n'ubutumwa, uretse no kunyuranya n'ubutumwa, abataye n'inshingano, abayamaze gutanga inshingano. None se ubone ari baba bafite, ntago mpamya yuko mu bemera ba Gikristo, kuko hari ukwemera gutandukanye. Hari ukwemera gutandukanye. Iyo turebye n'amatorero, hari umuco, hari itorero rishingira ku muco gakondo. Niyo turebye muri Bibiliya dusanga hari itorero ry'umuco w'Abayuda cyangwa itorero ry'Abayuda, ryari itorero ryubakiye ku muco w'Abayuda, ntago ryari rishingiye ku myemerere ya none. Tukabona itorero Kristo agaragaza nk'itorero riyoboka cyangwa se itorero ryera, hazakorwa umugeni, tukabona imyemerere itandukanye yanahozeho. Hari nk'aho Bibiliya ivuga ngo nusenga ehererane n'Imana yawe wumve kwikumva, kuruta kwiyobagiza bamwe bajya mu masinagogi. Mu masinagogi byari imyemerere ishingiwe ku muco n'Abagiriki, bo bari bagiye bafite uburyo bw'amasinagogi, kwikomanga n'ibimenyetso bakoreshaga. So rero uyu mwemeramana kuri ubu butumwa bwa Yesu Kristo cyangwa se kuri itorero ryera tuvuga rishingira kuri kiriya kintu bita Pentecoste, kwemera k'umwuka, ntabwo abujijwe mu mahame ya Bibiliya no mu mategeko y'ibihugu tuba dutuyemo, abatuye mu bihugu bitandukanye nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nicyo navugaho ko bemera ko umugabo agira umugore umwe, wenda bo bashingira ku bushobozi, bagashingira ku guca cyangwa se kurinda amakimbirane. Ubu ngubu n'ufite benshi ntafungwa, ariko arahugurwa. Reka tugaruke gutya, nta tegeko agafungwa, ariko itegeko riravuga ngo nahitemo umugore asezeranye nawe. Nk'ubu tumaze igihe muri kampani yo gukangurira abantu babana badasezeranye. Wenda reka tuvuge, njyewe wenda mu Rwanda ntihariho abantu se ujya kumva baravuze ngo afite abagore 2 3, ariko ntago sinzi nimba ari itegeko rihana umuntu washatse abagore benshi. Cyane yuko dukurikije ku muco w'abasogokuruza mu Rwanda, aricyo uvuga umuryango n'iki n'umuco. Ubu ngubu ushobora gusanga sogokuru wawe yarafite nk'abagore 3, sinzi, ariko birashoboka, kuko ugiye ku bisekuru bigukurikira nk'inshuro 5 ntago waburamo washatse 3 4. Ari nacyo cyiza kigahura n'idini bita karande, sibyo? Ugasanga rero n'izi karande abantu bashobora gusezerana bereka abantu, ariko nyuma y'abantu hariho abandi bagore batazwe cyangwa abandi bana batazwe. Ari naho hava wenda ingaruka z'uko usanga bamwe bemeramana, baba abapasitoro baba baki, bizana ingaruka zo kutemera abana babyaye kubera impamvu zabo bwite. So ndibaza mu mwaka wa 2002 hari inkuru yatambutse y'umwe mu bakristo yamenye ko yateye umukobwa inda, arangije ahitamo kujya kumuroha kugira ngo abantu bataza kubimenya, ariko biza kurangira Imana imurokoye n'abantu baramutabara. Mbega muri make biramenyekana hano muri Nyabarongo, utagira ngo ni kure, kugira ngo ahishe icyo kintu cy'uko bagize bati wenda bikaba byanavamo n'ingaruka z'uko ushobora gusanga abantu bakuramo inda kubera yuko bahishe icyo kintu. Hanyuma tukavuga ngo umuco w'igihugu tuze kuhuza n'ubukristu n'uwo muryango wavugaga. Hanyuma rero noneho tuhise tujyamo hagati, turinjiye neza, sibyo? Tuve mu marangamutima yuko tugomba gutegeka abantu kubaho, kuko ibiriho bigomba kuvugwa, kuko iki kintu ugiye guhangana nacyo cyangwa uvugaho cy'umuco n'umuryango ni Kigali.
sinzi nimba hari itegeko rihana umuntu ufite abagore benshi kandi iyi ni karande sibyo mu gihe uko babyita mu gipasiteri sinzi nanone usibye kubahugura ariko umuntu ushobora kumuhugura agakomeza akavuga ngo nzabishyira ku murongo akazarinda asaza akigira gute agihugurwa sibyo n'ubu ngubu muri iki gihe hari itegeko rihana umuntu wasomye ku gacupa agatwara imodoka ariko bakomeza babahugura ku buryo umuntu aba afite amafaranga menshi sibyo ashobora kuviyora feruje akishyura ashobora kugira gute ashobora kutambara umukandara ko amafaranga bamwandikira hari n'uwumvisha avuga ati munyandikire vuba nigendere ubwo urumva ibikaba ingurane y'amande reka tuvuge amakosa umuntu ufite amafaranga bikaba ingurane y'amande bahora bamo noneho twinjire muri uyu muco ubu dutandukanyirize n'iri dini sibyo iri torero turi kuvuga n'iyi mana cyane yuko nanone tuza gusanga hari n'izindi mana abanyarwanda bajyaga basenga kera harimo ryangombe ryaba binga ba Nyundo iyo ngo abantu bayitesheje agaciro ariko rutanga rw'amaboko aracyazamura amavuta yayo aracyayivugaho n'abandi sibyo ubwo rero noneho iyo avuga ko umuntu w'umuco ari umuntu wakabaye akurikira uko umuco umeze na ryangombe ryawe buriya wenda sinzi nimba nawe azatangaza ku mugaragaro ko ari budekarara agashaka abagore benshi ariko nanoneho niyinjira muri gakondo ya kera biramusaba no kwambara impu bimusabe no kugira gute sibyo cyane yuko avuga yuko aya madini ari ayadutse n'iyi mana ari yavuye mu Bisirayeli atari Inyarwanda kandi Abanyarwanda bari bafite imana yabo yifite uko yitwa rero noneho biduhuriza bibaza kuri izo mpande zose mbaye mvugaho urakoze wenda ninjya gusubiza kuri icyo ngicyo kijyanye n'umuco ndetse n'umuryango cyangwa se n'ubwemeramana ndi busubireho inyuma gato mvuge nti iri torero mpagarariye rikora iki ryaje gukora iki mu Rwanda mu by'ukuri ikintu cya mbere ni itorero ryigisha ikintu cyose rero giturutse mu buryo bwo kwiga no gusobanukirwa hari igihe ukora ikosa ariko ukarikora urizi wanarihanirwa ukemera ko ari ikosa hari n'igihe ukora ikosa ukarikora utarizi niyo mpamvu twashyizeho iyo gahunda yo kwigisha dushingiye ku iyobokamana dufite rishibuka kuri Yesu Kristo kandi Yesu Kristo yigisha ibi yagiye agaragaza ko umuco wo kugira abagore benshi atari umuco nyirizina ubwo ndi bwifashishe no ko igihugu cyacu cyemera muri uwo muco wo hambere abantu basobanura barabyemera ntabwo ari umuco ariko igihugu kirabyemera ko ari ugushaka abagore benshi ntabwo ari umuco w'u Rwanda sibyo si umuco w'u Rwanda ariko kubera iki biri mu muco ariko abantu babihoranye ibintu byose biri mu muco ntabwo ari wo muco w'igihugu niyo mpamvu uyu munsi nta muntu turabona urukiko rwakatiye bafite abagore babiri keretse iyo habayemo amakimbirane iyo hajemo itorero erega icyo ngicyo ni ukuvuga ngo ibintu bigize umuco ni ibintu byinshi jado iyo winjiye mu muco ukavuga ngo umuco w'igihugu n'ibigize umuco ibigize umuco bishobora kuba mvamahanga bishobora kuba bishibuka nk'uko iterambere rigenda riza ariko umuco urakura uhoraho ari umuco ariko urakura ibiriya biwugize nibyo bikura ariko burya umuco ntukura umuco ni umuco ni fondasiyo ni ukuvuga ngo iyo tuzamura amatafari iyo duhindura ibisenge n'iki fondasiyo akenshi iguma ari yayindi keretse iyo wayubatse nabi bikagusaba ko wasenya uhereye kuri fondasiyo ariko n'abashaka kuvugurura akenshi na kenshi fondasiyo iguma ari irya so rero ibi bintu bigize umuco ni byinshi wenda ntabwo turi bubivugeho byose ariko ndashaka kugira ngo nisobanurire ihuriro ry'umuco n'umuryango cyane cyane ku bemeramana kuko ndi hano nk'umwemeramana cyangwa ariko uraza no gukora ku bantu batemera imana kuko uyu munsi uvuze ibintu byawe neza twishingira cyane ku bintu bigendanye no kuvuga ngo ubuzima bwa kirokore ni iki kuko ubu tuzi abantu batari abarokore bafite umugore umwe yego sibyo tukaba tuzi noneho n'ababigiyemo inyuma yaho hakaba hashamikiye nk'uranakubwiye hakaba hashamikiye abandi bagore kandi bakaba baranabyaye uyu munsi bakaba ari abapasitoro ariko ugasanga yarashatse abagore barenze umwe kandi akababyara ari umupasitoro sibyo rero ndagira ngo twe gutera amabuye babandi noneho ahubwo noneho banza uduhe umuco uduhe n'itorero hanyuma uhita unabihuza ni ukuvuga ngo iyo nigisha umuco
ntago ngutandukanye n'umuryango kandi akenshi iyo tuvuze itorero egara umuryango twumva ko itorero ni umuryango twese duhuriramo. So n'uyu muco rero uhurirwamo n'umuryango, nimba ari umuryango nyarwanda cyangwa se abanyarwanda nyirizina, ni umuco duhuriramo, waba umwemeramana, yaba atemera, yaba asenga, yaba adasenga, hari icyo bita umuco twese duhuriramo. Kwa kwemera gutandukanye, bamwe bo hambere cyangwa se bemera ibyo hambere batajyana n'ibiriho, hariho ariko no hambere byari byiza. Ntituze kumva ngo kubandwa za Nyabingi, ngo wa mugabo uhoze uvugaho rutanga rw'amaboko, ko bandishwa abantu n'iki, byose bya bindi byose biraza bikubakira ku muco wacu u Rwanda. Ni nayo mpamvu nibanze kuri iki kugira ngo iri torero niturikura mu muco nyirizina hari icyo riba ritakaje, kuko na Yesu ubwe yabanje gushingira ku muco w'abayuda kugira ngo ashobore kwigisha. Ngira ngo dufite umwigisha mukuru tujya dufataho urugero muri Bibiliya witwa Pawulo. Pawulo yitoje imico itandukanye kugira ngo ashobore kubaka itorero Yesu ashaka ku muco mu Kinyarwanda bavuga ngo agahugu n'umuco wako. Nimba agiye Rusizi ni mu Rwanda wenda, ariko tuhifashishe ko tuzi ko bavuga amashi, hari ibyo bita ururimi rw'amashi, mbere byashingirwaho kikaba nk'igihugu cyakwitwa amashi. So rero iyo wajyagayo wigishaga wishanishije na wa muco wabariye, ariko ukinjizamo umuco nyirizina aba bantu wenda batakaje. Tuvuge ngo ngiye kwigisha uburyo bwo kwandika nko mu karere ka Rubavu, hari ururimi bita urugoyi amakisa yabo, uburyo bwo kuvuga uri umwarimu wigisha byakugora, kuko we uko cyanditse neza wakivuze agisoma gutya ariko akagisoma mu rurimi rwe. Urumva mu Rwanda rero hariya rero Kigali baravuga ngo amajyaruguru, ahandi bakavuga ngo amajyaruguru, ariko iyo asoma umubwiye kwandika ntabwo yandika amaja, yandika amajya nka kwa kundi amajyaruguru. So rero iyo ngiyeyo rero kujya kwigisha, hari ukuntu ushobora kuvuga ngo amajyaruguru, ntabwo bivugitse neza. Aba bantu kujya kubigisha amajyaruguru mbakura mu majyaruguru, binsaba ko mbanza nkamenya amajyaruguru baba bavuga iki. Ntabwo ari irindi jambo ryungutse muri ururimi rwacu, ahubwo ni akisa yabo. Ko iyo babwiye uti andika amajyaruguru bandika amajyaruguru nyine bisanzwe, ariko mu kuyavuga bakavuga amajyaruguru. Reka ngaruke gato rero kuri uyu muco. Umuco navuze ngo igihugu kitagira umuco kiracika. Itorero ritubakiye ku muco ntago riba itorero, riba yamazina hanze hano harimo gukora. Mu by'ukuri itorero rizima ryigisha ubutumwa bwiza nuko rigomba kubakira no ku muco wabo ryigisha. Icyo nicyo twashatse kugira ngo dukosoremo mu buryo bwo gukora evanjiri yo kwigisha, kuko Yesu Kristo yaravuze ati abo muhindura mubigisha. Kubera iki hajemo iri jambo kwigisha? Ni ukugira ngo twitse cyane, ese uyu muntu arahuza gute ibyo nze kumwigisha n'ibyo yari asanzwe azi. Nimba Jado n'umuryango wabo bemera Ryangombwe muri iki gihe, ntabwo ushobora kumusobanuza ngo Ryangombwe ni iki. Nawe yirefera cyangwa abanza kwifashisha ibyanditswe mu mateka. Kimwe natwe mu bemeramana hari icyo ushobora kumvaza nkabanza nkifashisha Bibiliya kugira ngo ntaza kugira ikosa nakora muri ibi ngibi cyangwa se nkavuga bitari byo, kuko nabyo bagenda babihindura bitewe naho igihe kigeze, babihindura bitewe na wa muco w'igihugu turimo. Ni ukuvuga ngo hari ibihugu bisenga byambaye ubusa, kandi ushobora kujya muri Bibiliya iryo jambo ukarishaka ukaribona, rishingiye ku myizere yo kwera gutakaza ibintu byose ufite. So rero hari ushobora kubyumva kumva yuko n'imyambaro ugomba kwitakaza kugira ngo ube umwemera muzima. Mu gihe twebwe harimo n'abemera ko ugomba kwambara ubwo kwikwiza, nibyo bivugika ni kwambara ukikwiza. Kwambara ukikwiza. Nk'uyu munsi hari ikibazo cyatugoye cyane kuvuga ngo umuco w'u Rwanda bambaraga gutya, itorero uyu munsi turavuga ngo bambare gutya, none ugasanga ibyo bintu bisa naho bitandukanye. Kubera iki uriya muco bambaraga kuriya? Ntabwo ushobora kumenya ngo ubwabyo iyi myambaro turimo kuvuga abantu bagombaga kwambara bariya abantu bari batarayibona. So kandi bariya abantu ntago bahindutse, nta bandi bantu baje ngo baterwe muri iki gihugu. Niba abandi n'ubundi bambaraga rwa ruhu, ni inkanda cyangwa se rwa ruhu bakenyeraga kugira ngo bahishe ubwambure.
nuko nta mwenda wari uhari. Icyo cyo ubwacyo uyu munsi kugira ngo nyisobanure binyureye ko mbwira umuntu ngo ambara wikwize, nuko bariya nabo bashakaga uburyo bambara bijyanye n'ubushobozi bafite. Iyo baza kukana hakaba hari abakannyi b'impu zikwira umubiri wose zavamo ikanzu n'iki, byarashobokaga yuko n'icyo gihe bambara bakikwiza. Ariko mu gihe cyabo uwabaga yambaye yikwije nuko yabaga yakanishije urwo ruhu, akambara mu gituza, akambara n'ahandi bagenaga hambarwa. Ariko usanga n'uno munsi bikiri ikibazo. Iyo tugiye mu muco bwo twe kujya mu idini cyangwa mu myemerere, tuvuge mu muco w'igihugu, usanga ari ikibazo. Hari imbuga nkoranyambaga umuntu ajya akurikira ugasanga batatse umuntu ngo yambaye ubusa, abandi bati no hambere umuco wacu byemera gutya, ariko ntabwo ari ko umuco wabyemeraga. Umuco wacu wemera kwikwiza, umuco nyarwanda nyine nyirizina, kwambara ukikwiza, kwambara ukaberwa. Ni hayo magambo agenda ashibuka cyangwa akomoka. Rero uriya wo hambere yabaga yikwije kuko ibyari bihari byari ibyo nyine. So aho byaziye ntihajemo umushanana. Nk'uriya mwenda w'umushanana ni urugero nshobora gutanga haba ku myemerere. Hari abantu njya numva hari n'imyenda bita ngo nzakagendana, ndambiwe agakiza, ugasanga harimo gupfobya umwenda mugufi no kusa naho hagacira umwenda muremure. Ariko twinjiye mu muco, umwambaro nyakuri w'igihugu ugaragaza umuco wacu w'igihugu wasimbuye wa undi twari dufite muri cya gihe tutari dufite ubwo bushobozi bwo kugira imyambaro. Nko ku babyeyi usanga ari umushanana. So umushanana rero ni umwenda udashobora kwambara uko wabona, barakenyera. Ibyo ubwo niho ndi buze gusubira nyine. Uko wakora kose ntabwo ushobora kuwambara ku buryo utagera hasi. Icyo gihe n'uwakubona ntiyanagusuhuza kuko yabona ko hari ikibazo ufite nyine cyo mu bitekerezo. So rero ndashaka kugira ngo nsanishe uyu muco no kwemera noneho umuco wacu rero ntibakawupfobye ngo bavuge uko bishakiye, bavuge ngo byahozeho ibi by'amasunzu byo kusokoza uruhanika n'iki, ni ibyari bigize umuco. Sibyo, ni ibyari bigize umuco. Ni nayo mpamvu muri society cyangwa se mu muryango havamo jado, akaba umunyamakuru, akajya kuri mikoro akayobora abantu mu biganiro, hakavamo James akaba umubwiriza butumwa akajya hariya, hakavamo runaka wundi akaba umwarimu agafata ingwa akigisha. Niyo mpamvu habagamo abasokoje amasunzu ariko n'abatayisokoze ntago baga bataye umuco, nabaga bayashokoje ntago nabo baga bataye umuco, kuko umuco hari ikindi baba gusobanuye, ahubwo ibi ni ibyari bigize umuco. Ngira ngo rero reka nze kwinjiza noneho iri torero muri uyu muco. Nakubwiye ko itorero uyu munsi mpagarariye ryubakiye ku muco. Iri torero ryubakiye kuri Bibiliya. Hanyuma Bibiliya ikaba yarakomotse mu mico y'Abayuda, n'Abagiriki. Bikaba bifatanye nk'aho ubwo ugiye gufata Abayuda n'Abagiriki ukabazana mu muco nyarwanda. Ubwo nibo tugeze, reka tubivuge gutyo kubera yuko watubwiye yuko ari uko bimeze. Wenda sindi buvuge ubundi icyo umuntu ahitamo ni gifite imbaraga kurusha ibindi. Sindi buvuge Imana z'u Rwanda nimba abantu barazitesheje agaciro, ubwo nta kemeza ari none wayitesheje agaciro. Nuko abantu babyumva nabi. Yego, nese Imana y'u Rwanda ntihinduka, ariko ntabwo yari ifite imbaraga nk'izingiye y'Abisirayeli. Burya iza guhinduka aho nemera ko bari we bayitesheje agaciro, nuko twebwe uyu munsi tuba tutavuga ngo Imana irahari, iryo jambo rikavamo. Ubundi irahari, iranaganje, ahubwo si no kuhaba gusa, iraganje rwose kandi irasugira igasagara. None se gerera ni nayo mpamvu nawe wizera ko hari Imana ebyiri. Iyo tuvuze Imana y'u Rwanda, wowe ushobora kuvuga Imana y'Abagande. Turavuga Ryangombe, turavuga Ryangombe ryawe bingabana, ntago ari Imana, abantu ntibabyumve nabi. Nikamvuge ngo ni igisekuruza abantu bireferaga, igisekuruza cyakoze imirimo ikomeye. Hari abakenera kukiyitirira, hari nabo bantu uzaba bafite ngo za Krishna n'ibindi. Sibyo, ariko none reka tuvuge Imana y'u Rwanda itandukanye n'izindi mana z'ibindi bihugu. Kukwemera kwanjye ntago nakwemera ko Imana y'Ingande ikora nk'iy'u Rwanda ko sindamenye ikikora. Ndebe iyi ngiyi, ariko ni ninjira uyu munsi kuntu nsobanukiwe, nzi ko Imana ari imwe ku isi hose. Ariko kuko nyivuga mu Kinyarwanda nkayisingiza mu Kinyarwanda, nkayitirira igihugu cy'u Rwanda kuko niyo yakiremye kibeshaho, niho hazamo iryo jambo ngo Imana y'u Rwanda. Ariko Imana ni imwe ku isi, ni Imana rurema ku isi. Yego cyane. None se muri Bibiliya harimo imipaka? Uburyo wenda yaba Imana y'igihugu kimwe n'ikindi cyangwa abantu nibo bakaza imipaka?
ndagira ngo twinjire mu bwenge mbere yuko twinjira mu muryango abantu baze kumva neza aho nunyishizaho ndi bwinjira inyuma mu itangiriro muri ya Bibiliya mwizera mwagize abantu nibo bakase imipaka cyangwa Imana niyo yavuze iti reka dukate imipaka hagire bamwe bagira Imana yabo n'abandi bagira iyabo. Iki ni ikiganiro ntabwo ari ivanjiri kugira ku buryo buze gukurikirana ibintu hari ibyo ndi bugende ntaruka gatoya. Imana niyo yaremye isi mu byanditswe byera bya Bibiliya mu itangiriro mu gitabo cyo bita itangiriro cyangwa intangiriro biterwa no bivuga Imana yaremye isi ariko ntiyarangije ngo irema n'ibiyirimo. So mu gusoza kwaho rero niho nari nshatse kugira ngo nsubire inyuma mvuge irema icyo bita umuntu none irangije ihereza umuntu ububasha kuruta ibindi yaremeye kuri iyi si noneho inanamutegeka ko ari yobore biriya bintu akabyita akabigena. So rero uyu muntu kugena akavuga ati uru ni u Rwanda, ubu ni Ubugande, iki ni igiti, ibi ni ibyatsi, ntabwo dufite ubushobozi bwo kunenga wa muntu wabyise ko yegeranyije n'Imana cyangwa se yabyise mu bundi buryo. Ubwo turasaba ko aha hantu abantu baza kuhumva mu buryo bwiza. Abantu nibo bashyizeho imipaka, abantu nibo bise kuko niwe bise ikintu icyo ari cyo cyose cyari cyarimwe kuri iyi Imana yari yamaze kuri. None turaza kugaruka none reka tuvuge yuko isi yose se yaba ifite umuco umwe cyangwa akagombye kugira umuco umwe. Ukuri kuriho iyo tuvuze umuco aba ari umwe, ni ikiremwa muntu kuko ikiremwa muntu tugira umuco umwe, ahubwo umuco icyo twita umuco utandukanye w'igihugu umuco wacyo n'ikindi gihugu umuco wacyo akenshi bishingira ku rurimi kuko ururimi rw'umuntu rushobora kwinjiza undi muco kandi atari umuco nyirizina. Wenda nibwifashisheho urugero rumwe nko mu majyaruguru y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, iyo akoresheje ijambo hari igihe wumva ari undi muco kuko bishingiye ku yindi mvugo nyirizina, kandi yavuze ikinyarwanda ijambo riri mu muco w'igihugu cy'u Rwanda. Nyatanga urugero rumwe, hari ntabwo ari urwenya, yaravugaga wenda yirata avuga ati yabonaga ahantu barimo kurwana bavuga bati uyu ntago azi kwisobanura, yesobanura ntago ari akosa ari mugaragayeho, noneho nawe barigambye aravuga ati babonaga mboze bakajya ngo singaze. Urumva hajemo kubora no kugaga. Wowe ukibyumva uhita wumva ko uyu atari umunyarwanda ndetse n'ijambo akoresheje mu ruhame kugaga no kubora ku kiremwa muntu ntabwo byakabaye bivuga. Ariko uyu muntu iyo ukurikiye usanga yavuze bishingiye ku muco w'u Rwanda, ururimi mboneza rw'igihugu. Guhora ubundi guceceka ntabwo ari ikinyarwanda cyujuje, ni byubatse ururimi rwacu, ariko guhora guceceka nyine babonaga mboze. Urumva yavugaga ko babona acecetse ahoze bakagira ngo nta kazi, si umuntu wakwirwanaho. Abandi nabo ubwo narishatse kwifashisha aho kugira ngo sobanure ko umuco ubundi ni umwe ku kiremwa muntu, kuko nemera yuko habaho umuco wa kimuntu, umuco w'abantu, hakabaho n'umuco wa kinyamaswa. Ngira ngo n'ibisingizo cyangwa se imigani nyarwanda igenda ibigaragaza mu rurimi rwacu ko iyo umuntu akoze ikidahuye n'umuco bamwitirira inyamaswa, afite umuco wa kinyamaswa, ibikorwa bwe ni igikoko ni iki. So byose byagendaga bishingira ko hari umuco wa kimuntu hakaba n'umuco wa kinyamaswa. Uru rugero rero nari mvuze rwo mu majyaruguru, hari ahandi basanze umuntu yibye wenda yirwanagaho kugira ngo arye, baramufashe baramusagare barakubise bageze bate, noneho umwe ahagaze hakurya mu bashungereye aravuga ati urumva agiye kuvuga muri rwa rurimi rwabo ati simbaho ni mbagama, simbaho ni mbagama, simpaho sa. Ntabwo uyu mbese ku kuntu urumva yavuze ikinyarwanda jado runaka badashobora guhita yumva yuko yashyikiri, ariko ijambo yavuze simpaho, mbese uruhaho ni mpagama, ni ikintu kiguhagamye.